Ndabasuje kandi mbaye ikaze inshuti bakunzi ba Elisa Rio Estate, muraho neza. Mbifuje kugomeza kugubwa neza muri iyi weekend. Uyu munsi rero mbazaniye inzu nziza cyane, ni inzu y'akataraboneka yuzuye hano Kabeza, ni Kabeza ahantu heza cyane. Ndibaza yuko hano hantu iyo uhari ariho hantu hambere uba ufite view iruta izindi view zose ushobora kuba warabonye kuri cadastre atari etage. Iyi nzu yacu ifite ibyumba bigera muri 4, douche na toilette eshatu. Ni inzu ifite design nziza cyane nkuko urimo kwibona hano inyuma. Ni inzu iri presentable, ikindi kandi ifite ubwinyagamburiro. Parking yayo urabona ko imodoka nubwo zaba ari amajipe eshatu nziza zishobora kuba zaparikamo neza zitabyigana. Ifite igice hariya cya rooftop, ni rooftop nziza nayo ngari, ngira ngo niba urimo kunkurikira neza urimo urayibona yuko ari rooftop isa neza kandi iba ifite view nziza cyane. Ni ya view rwose y'akataraboneka. Iyi rooftop yacu rero munsi yaho igiye izengurutswe n'indabo nziza cyane, ngira ngo wasa n'uzuminga babibona, urabona yuko ari akajaride gasa neza cyane. Sikari zijya kuri rooftop n'iziriya nk'uko ubibonye. So iyi nzu yacu rero nk'uko nakubwiye ko ifite ibyumba 4, douche na toilette zigera muri 3, irimo iragurishwa, iri ku giciro cyiza rwose. Iyi nzu iri very affordable. Ushobora kwibaza ngo nangahe, ukurikije uko uyibona nawe ushobora kumbwira muri komanteri niba yakwiriye ko. Iyi nzu iri ku giciro cya miliyoni 150 z'amanyarwanda zonyine gusa, ukaza bakagukorera mitasiyo. Ngira ngo urimo urabona ubwiza bw'imbere bwayo, ni nziza cyane, ifite ibyumba byisanzuye bigari kandi bisa neza. Ikindi kintu ifite surakizi, ifite n'amanexi meza cyane, ubwo ndavuga mu gikari. Duhite tuzamukana hano kuri stairs zituganisha hejuru kuri balcony. Dufite balcony nziza cyane hano ya salo, ni balcony nziza isa neza yisanzuye ngari. Dufiteho amatara meza. Akarusho k'iyi nzu njye nayikundiye cyane ni interior design yayo, ifite lighting nziza cyane yo ku rwego rwo hejuru. Hano rero balcony murabona ko ari nini cyane, tukagira n'indi balcony ara kuri chambre principale. Urabona yuko ari inzu ngari, ariko ngira ngo turi hano kuri balcony sa n'uhindukizamo gake gake uzuminge barebe. Iyi ntago ari etage, iyi ni cadastre, iyi ni view ya cadastre. Urabona ko n'umuntu ufite etage nta kintu yaba akurusha, ariko nanone sinshaka kubatindira. Reka duhite twinjirana hano kuri salo yacu. Ni karibu cyane, dukomezanye. Turahasanga salo nziza cyane nkuko wari utangiye ubibona, salo isa neza, ifite design nziza cyane. Ubwo ndavuga TV stand, dufite TV stand hano nziza iriho amatara meza cyane. Urabona ko ari inzu igaragara neza ku muntu wese ushaka gushora ifaranga. Iyi nzu ntiyakagucitse. Plafond nziza ya gypsum irimo snake lighting, ubwo ari amatara yitwa snake lighting agenda azengurukamo, ariko urabona ko abasa neza cyane. Plafond yacu kandi nayo iriho ama design meza menshi, urabona ko ari ibintu bitanga ubwiza bwinshi cyane. Itara ryiza naryo ntabwo twaritindaho, ariko reka dukomezanye. Iyi nzu ndashaka kuyibasobanurira akantu ku kandi ntuze gucikwa. Njye nkivaho muri salo ndahita nkomereza kuri salle à manger. Dufite salle à manger nziza nini nayo yisanzuye, lighting ni imwe, ceiling ni copy paste. Urabona ko ari ibintu biteguye neza cyane. Ese waba urimo kudukurikirana utarakora subscribe? Iki nicyo gihe cyawe kugira ngo nawe ukanda aho hantu handitse subscribe, ube umwe mu banyamuryango bacu, kugira ngo ujye ubona properties zigurishwa n'izikodeshwa mu mujyi wa Kigali mu bambere, uretse ko no mu ntara tugerayo rimwe na rimwe. Hano tuhafite akaravabo keza cyane, ni akaravabo hariho mira nziza n'itara risa neza, ngira ngo namwe muri kubibona. Dufite open kitchen, ubwo by'umwihariko kuba mama ndabasuhuje cyane, mukunda gutekera ahantu heza kandi hasa neza. Iki ni igikoni cyiza kirimo utubati twiza twinshi, kirimo kandi imyanya yose yagenwe. Ubwo ni ukuvuga ngo hano hari umwanya wa gazi kuka, hari hakaba lavabo nziza cyane, hanyuma hano hakaba firigo nini cyane. Ubwo ndi kuvuga umwanya wa firigo ishobora kuba yajyamo. Dufite n'amatara meza cyane, ngira ngo urimo urayabona, ni amatara asa neza cyane. Reka dukomezanye rero tutanahagaze, duhite tujyana mu gikari cyacu, tugikingura no muryango wo ku gikoni, duhita tugera mu gikari. Dufite igikari cyiza pe, nacyo ni igikari cyisanzuye, ubona ko kigaragara neza cyane. Dufite hano aho ushobora kuba wakanika nk'imyenda, urabona ko hisanzuye naho hameze neza. Ikindi kandi hano tukahagira duhindukiranye gatoya, dufite
annex, ubwo ni annex nziza kuri ino side ya hano. Iyi ni annex iriho akazi k'umukozi, igikoni, douche na toilette. Hano hanze ndakeka ko mwahabonye bihagije, ahubwo duhita twinjirana nanone dukomezanye ngende mbereka iyi nzu yacu ukuntu ikase. Ni inzu ikase neza cyane by'akataraboneka. Hano kuri no side buri gihe tuba tuhafite icyumba cy'umushyitsi, ariko kiba gifite na douche na toilette yacyo. Banguka ubereke, urabona yuko ari bathroom nziza. Iyi nzu ifite isuku, niba ushaka kugura inzu wahita wimukiramo rwose, iyi nzu ntiyakagucitse. Dufite icyumba cyiza hano cyisanzuye Kigali. Bazi ko iki cyumba aricyo gitoya mu nzu yacu, urabona ko ari icyumba nacyo kimeze neza cyane cyisanzuye. Duhita dukomezanya, nyamuneka nihute sinshaka kubarambira. Hano turahasanga kuri no side, ubwo ngiye kwinjira muri no koridoro aho dusanga ibindi byumba. Ubwo ni ibyumba bigera muri bitatu. Hano rero ngeze hano mafite icyumba kimwe, ni icyumba cyiza cyane Kigali cyubona cyisanzuye, kimeze neza cyane. Urabona ko ari icyumba gihumetse. Uyu muryango rero ni wa muryango ushobora gusohokeramo ugiye mu gikari udaciye mu gikoni. Dufite hano ikindi cyumba nacyo cyiza cyane, urabona ko ifite ibyumba byiza kandi bigari bimeze neza cyane. Iyi nzu yubakishije itafari rihiye kuva hasi kugeza hejuru. Hano tuhafite douche na toilette nziza cyane, urabona ko nayo ariyo isharinga bino byumba bibiri. Maze kukwereka duhita dukomezanya rero tudahagaze, bite mbajyana muri chambre principale. Dufite chambre principale nziza. Hano turahasanga vestiaire cyangwa se dressing room, nayo ni ngari, irimo garderobe nziza kandi nyinshi. Tugahita tujya hehe? Ni kuri bathroom. Dufite bathroom nziza pe. Urabona ko ino bathroom uko ingana niyo ikoreshwa na chambre principale. Igomba kuba ari bathroom nini kandi yisanzuye. Dufite shower nziza, urabona ko ibintu by'inzu byose biteguye neza ku murongo, nta kavuyo karimo. Dukomezanye rero dukomereze mu cyumba nyirizina. Hano turahasanga icyumba cyiza kinini, ceiling nziza cyane, lighting nziza, amatara ku nkuta meza cyane. Ikindi kandi urabona ko ari kinini cyane ku bantu bakunda kurara ahantu hisanzuye. Iyi nzu ntiyakagucitse. Miliyoni 150 zonyine nizo ushobora kugura ino nzu. Murabizi imitungo itimukanwa yarahenze cyane, iyi nzu urumva ko idahenze. Hano tuhafite akabaraza keza nako kari munsi ya rooftop, ni akabaraza ka chambre principal. Urabona ko ni keza kandi ni kanini. Niba urimo kutwumva ukaba ukunze ino nzu, tuvugishe tuyikugezeho. Gusura ni ubuntu, ubundi wikorere diro nawe uture neza. Iyi nzu rero yacu iri ku giciro cya miliyoni 150 nabikubwiye, ariko niba ushaka kuzajya ubona video nyinshi cyangwa se zigiye zitandukanye z'amazu n'ibibanza, kanda hano subscribe kugira ngo tujye tubana kuri channel yacu ya Elisa Real Estate. Mukomeze kugubwa neza, Imana ibahe umugisha mwinshi kandi ibahaze uburame.